Uko umunsi wanze kwira, kwibuka ijoro ryanze gutana, ijosi ryibasiwe bitavugwa, igihugu cyuzuye imiborogo, ubwoko bwahindutse icyaha. Twibuke bya bihe bitavugika, umuntu arengwa n'ibyareba, ntamurengeza abona n'umwe, hirya bicanwa n'uwahishe, muhendahenda ngo mwicwe vuba. Twarabakundaga turababura, ikibi cyanyu tuzacyusa, bana b'u Rwanda tuzahora iteka tubibuka. Twarabakundaga turababura, ikibi cyanyu tuzacyusa, bana b'u Rwanda tuzahora iteka tubibuka. Reka dukomeze kumva n'ubuhamya tugezwaho na muzehe Yakobo. Bavandimwe, nitwa Yakobo, mvuka inaha ngaha. Jenoside yabaye ndi mukuru pe, kuko byose narabirebye. Banyiciye umwana, banyicira umugore, banyicira n'akuzukuru kanjye nari mfite, kandi byose byabereye ku rusengero, ariho bari bihishe. Njye naje guhishwa na mwarimu Karemera, ndibuka yampishe muri parafo kumara hafi amezi abiri. Niyamva murora yatwaye abanjye benshi, ariko agahinda mfite nako umwana wanjye Kagabo ari we mfura yanjye. Abicanyi icyo kintu kimbabaza, ntibashaka no kuvuga naho bamuze. Nintamushyingura mu cyubahiro nk'abandi, nzapfa. Bavandimwe rero, niba muzi abacu aho bajugunywe, mwabitubwiye koko, mwabitubwiye. Ntabara, ngwino ndangire mwana, ngwino ndangire, wenda nindangiza nipfire. Ndahazi. Egera hano nzi. Hari ku cyumweru. Mama wanjye mu rugo. Haje umugabo muremure. Bari bambaye n'ikote rirerire, ariko ko nari nkiri mutoya ntabwo nari muzi. Abwira mama ko ashaka ibyo kurya, bamujyana mu nzu. Amugejeje mu nzu, papa araza aramwitegereza, amwambura ikote yari afite, afata umuhoro amuca umutwe.
tuwarete y'iwacu ubu niho ari imyaka yose ishize nzi neza ko ntawe wigeze amukuramo kandi ubu nibwo buryo mbonye bwo kubivuga kuko byahoraga biremereye umutima wanjye nubwo ntazi neza niba ari umuhungu w'uyu musaza ariko mubimenye. Ariko wa musore we ikoti wambaye ko mbona ese n'iryo umugabo w'umututsi wari utuye hariya hakurya kuri ya musozi oya kugeza ubu ngubu tutaramenya irengero rye n'amakuru ye. Oya iri kote iryo kote wambaye rwose birasa n'irye yambaraga. iri kote ni irya sogokuru nuko amaze gusaza ngo papa yaribitse ku iparafu narisanze ejo bundi mama ambwira ko ari irya sogokuru. Ibyo yambuye uwo mugabo we ntabwo namenye aho yarishyize ubu ni nabwo bwa mbere nryambayeho kugira ngo nze hano imbere itanyisha ariko irya sogokuru rwose birasa rwose n'iry'uwo mugabo. waryakira nawe ukareba ni irya sogokuru ni irya sogokuru iri ngiri. Oyaye ndabona rifite agaciro y'uwo mugabo nari nzi hariya hakurya. undi abantu bazaza imbere ko uwo mugabo papa yamushyize mu musarani amushyingura mu cyubahiro nk'abandi basanga ari uyu musaza nawe amushyingura mu cyubahiro dufatanyije. Iyi ndangamuntu ni iya Gasana Alexandre umututsi. Oh no! Oya! Yari umututsi. Oya! Oya! Ari muri wese iwanyu. Kagabo we.